Ntwari Fiacre rero umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu nyuma nawe imyitozo wa mbere mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho muje gukina na Benin. Umwitozo wa mbere wari umeze ute nawe ubwawe umeze? Urakoze cyane. Imyitozo ya mbere yacu yagenze neza, so nyuma y'urugendo rusa nk'ari rurerure ukuntu, ariko twabashije kubona amasaha yo kuruhuka, so ndumva ko twese tumeze neza no ku giti cyanyu meze neza, nuko ndi kubona abagenzi banjye bameze neza. Ndabona ko turi ku mukino ku munsi wo kwa kane. Itandukanyiro ziri hagati y'umukino wa nyuma mwakinnye na Madagascar cyangwa na Botswana, imikino yo kwitegura n'aha ngaha muri imyitozo ubonye bareponda bate abavandimwe? Icyo navuga, bameze neza, so nkuko tumaze iminsi twitwa neza muri equipe nationale, so ndabona abakinnyi bameze neza, icyizere kirahari, so numva ko byagenda kose tuzitwara neza ku munsi wo kwa kane. Tubwira ku kirere cya Afrika y'Epfo, twabonye mu makuru n'ahantu waruri, twabonye mu makuru hari imyuzure byinshi nubwo nyinshi wenda no gutaba Durban, ariko Afrika y'Epfo uyirimo, ari n'abanyarwanda bagira impungenge bataho bagiye kujya hari imyuzure. Tubwire gatoya ku kirere cya Afrika y'Epfo muri iyi minsi. Icyo navuga, hano hari imyuzure ni ahantu bita Free State, no hari imyuzure, ariko ahandi nta kibazo. Naho tuzakinira KwaZulu Natal nta kibazo gera, sibyo ko bari muri winter harakonje, ariko ni ibintu tuba tumenyereye cyane, so numva ko nta kibazo kirimo cyatari cyatuma twitwa neza cyangwa abanyarwanda basa nk'abahangayitse.